Yes. Reka nongera mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro nyira kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu baba bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse no mugabane wose. Ni amwe mwese mukunda kandi mugakurikira buri munsi ibiganiro nyira kuri Ronda Sport Channel, dore ko nanjye mbibaha atari byinshi kuko buri kanya mba ndi tayari niteguye. Ndetse mwebwe mwakoze subscribe ntekereza ko mutajya mugira irungu kuko buri kanya inkuru ziba zibanyanyagiraho rwose zibasesekaraho. Ubwo rero n'ubundi tujye dukomeza tubane mu nkuru twakoze muzisharinge, ariko mukuzisharinga mwabanje mukuzireba birumvikana, hanyuma mukanazisharinga nyine mugakora like ndetse mugashyiraho n'ibitekerezo. Abatarakora subscribe namwe mukubite mubangura kugira ngo tujye twibanira mu buryo butandukanye, namwe inkuru muzirebe muzisharinge mukore like mushyire ibitekerezo. Ubwo kandi twagiye nta kindi tuganiraho mu Rwanda ni amakuru y'imikino abagezweho. Ikigezweho rero nta kindi, harabura amasaha make cyane arabarirwa ku ntoki kugira ngo dutangire irushanwa rya Sekafa Kagame Cup rigomba kubera hano mu Rwanda. Mu gihe cy'ibyumweru bibiri tugomba kukimara twiryohereye twibereye kuri Kigali Pele Stadium cyangwa se kuri Stade Amahoro bitewe naho imikino yaba yabereye. Mbibutsa ko nta matsinda 3, amakipe 12. Reka kwanza nyababwire kugira ngo icyo ngiye kuganiraho namwe muze kukimfasha mutekereje. Itsinda rya mbere rinakomeye nkuko abenshi bari kubihurizaho ni ikipe ya APR, Gor Mahia, Vipers ndetse na Garde Republicaine. Hanyuma itsinda rya kabiri ni ikipe ya Simba, Singida zo muri Tanzania ndetse na Jamus yo muri Sudani y'Epfo na Mogadishu City yo muri Somalia. Hanyuma itsinda rya gatatu ni Rayon Sport, n'ikipe ya Tusker, El Hilal yo mu Rwanda ndetse na KVZ yo muri Zanzibar. Ayo makipe kwa 12 ku munsi w'ejo nibwo agomba gutangira kwiyerekana, ariko uhereye kuri 4 azakina yo mu itsinda rya mbere nandi tukazagenda tuyabona. Ubwo mbibutsa ko imikino ya mbere ariko amatike muri kuyagura. Imikino ya mbere ni Vipers na Garde Republicaine zo kuri uyu wa gatanu saa 9 kuri Stade Amahoro. Hanyuma ikipe ya APR na Gor Mahia kuri Stade Amahoro ku saa 1. Ku wa gatandatu nabwo bagakina, ariko imikino itegerejwe cyane ku makipe yo mu Rwanda ni Rayon Sport nk'ubwo ku cyumweru zakina na KVZ mu mukino uzaba ukomeye utangiza itsinda rya gatatu. Icyo ngira ngo tuganireho rero, kandi nkagusaba ko nawe umurikiye uza kunyamba unyambe rwose. Mu by'ukuri aya makipe Sekafa yemeye ko buri kipe ishobora kugira abakinnyi 30 nubwo ari ziri gufata 25 zikabakoresha camp, ariko nta bakinnyi 30 bemewe. Ubwo ubakubye buri kipe ubundi iramutse izanye abakinnyi 30, bose hamwe baba ari abakinnyi 360 bagomba kwitabira irushanwa. Ariko nkuko nababwiye ari zifite 25, 24 bitewe n'uko babyumva. Muri aba bakinnyi bose rero twese tuzajya kuri Kigali Pele Stadium no kuri Stade Amahoro dufitiye amatsiko. Burya bose uko bazakina ntago wambwira ngo ufite amatsiko ya Garde Republicaine cyangwa se ya Mogadishu City cyangwa se ya KVZ yo muri Zanzibar cyangwa se ya Jamus, yewe n'amatsiko ntayo. Dufite amatsiko yamwe mu makipe akomeye. Dufite amatsiko ya APR tutarabona, dufite amatsiko yo kongera kubona Rayon Sport, dufite amatsiko yo kubona El Hilal, dufite amatsiko yo kubona Simba, dufite amatsiko yewe na Singida wayivuga ndetse na Tusker ya Julien Met, yewe na Gor Mahia twabonye ikina na Rayon Sport. Muri aya makipe yose rero uko ari afite abo bakinnyi navugaga, niyo mpamvu ngiye ku giti cyanjye ngira ngo tuganire nabahe bakinnyi bo kwitegwa bo bitezwe cyane muri Sekafa Kagame Cup kurusha abandi. Nagira ngo tubiganireho wowe uraza kumbwira abawe nanjye ndakubwira banjye, ningira nabo navuga wenda bitewe nuko ari imitekerereze yanjye, kuko mbabwira ko buri wese afite uburenganzira bwo gutekereza no gutanga ibitekerezo kandi ntiyagire umuhutaza. Ngewe rero nka Leonidas Ndayisaba umukinnyi uza ku mwanya wa mbere nongere mbisubiremo umukinnyi witezwe ku mwanya wa mbere mu bantu baje muri iyi Sekafa bagiye gukina iyi Sekafa, uwitezwe wa mbere number 1 ni umugabo wita Issa
Jigiba. Uyu niwe wa mbere witezwe kurebwaho muri iyi Sekafa Kagame Cup. Uyu ni umukinnyi Rayon Sport yaguze muri Mali tutabikeka, abantu batabitekerezaho, kuko tuzi ko MVP, the most valuable player muri Mali, direction iba ari mu Bufaransa, muri biriya bihugu bya za Maroc, bya za Misiri, bya Afurika y'Epfo ni Burayi. Ariko MVP, the most valuable player muri Mali yaje muri Rayon Sport. Ntekereza ko rero ubundi yakabaye na za El Hilal nazo ni nk'ibyo byose na za Simba, ariko yaje muri Rayon Sport. Ntekereza ko n'aba Simba na ba za El Hilal na ba Peri mwese mufite amatsiko yo kumenya ngo uwo MVP waje muri Rayon yavuye muri Mali azitwara ate. Aba Peri ni mumbwire mutabeshye, aba Rayon namwe mumbwire, aba za Simba cyangwa n'andi makipe, uyu mukinnyi wabaye MVP muri Mali siwe witezwe kurusha abandi bose? Wenda iyo tuza kugira nagira umugisha wabaye MVP mu Rwanda ari muri El Hilal, uyu nawe twari kumushyiramo, twari kumushyira ku mwanya wa mbere, ariko ntawe uhari. Munyemere mukire mu ba mbere. Umukinnyi wa kabiri wo kwitegwa utegerejwe, nanjye nitegereje, we ni ku munsi, ni kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isa moya, ni umukinnyi witwa Michel. Uyu nguyu yakinaga muri Afahad yo muri Côte d'Ivoire, akaba yaratsinze ibitego 16. Uwo mukinnyi rero impamvu uvuga ko ari uwo kwitega, icyambere ari kuba yaratsinze ibyo bitego 16, akaba ari umukinnyi ikipe ya APR yatanze amafaranga birumvikana menshi, kandi nirinze gushyira muri ya Traore nta bitego, burya nge mandebe ibitego. Uriya wa Rayon Sport impamvu namugize uwa mbere ari kuba yarabaye MVP, ariko noneho akaba MVP afite n'ibitego byinshi. Umuntu watsinze ibitego 9 ari umukinnyi wo hagati ni uwa mbere. Uyu rero wa Michel wa APR reka mushyire ku mwanya wa kabiri n'ibitego bye 16. Turamutegereje ngo muri rushanwa rya Sekafa nk'umuntu uje gusimbura Barafinda utaragiraga ibitego, nk'umuntu APR ivuga itazunganira Djibril Ouattara, ni mushya, azitwara ate? Nakubwiye ngo nanze gufishyiramo Mamadou Traore uretse ko yari muri Stade Marie, ariko ntawo batwereka wenda umubare w'ibitego yatsinze. Ubwo Michel nkaba munaze ku mwanya wa kangahe? Wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu haraza witwa Kratos Chota Chama. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Simba, wekundu wa Simbazi nk'uko bakunda kubyitwa. Uyu mukinnyi murabyibuka yari ari muri Singida, aza kujya hehe? Aza kujya muri Simba. Yari umukinnyi mubyibuka barebye Rayon Sport na Singida, wazonze Rayon Sport ku buryo bugaragara muri Confederation Cup mu mikino 2 bakinye, yabo wo muri Tanzania ndetse n'uw'i Kigali. Ni umukinnyi ndashidikanwaho, haba ku gutsinda ibitego, haba ku gutanga amapase, yego imyaka yigiye imbere, ariko ni umukinnyi buri wese avuga ati ni umukinnyi kweri wo kwitabwaho, wo gutekerezwaho. Njewe uyu nguyu nabango Kratos Chota Chama namunaga ku mwanya wa gatatu. Buri wese azajya kureba Simba avuga ati se Kratos Chota Chama bimeze bite, ahagaze ati. Uwo nawe mumutegereze, mumurebe kubijyanye n'iki no kuba yaba umukinnyi muri Sekafa witwara neza. Ku mwanya wa kane ndahashyira umukinnyi ukiri muto yawe El Hilal witwa Emmanuel Flomo. Emmanuel Flomo yahawe igihembo cy'umukinnyi ukiri muto witwaye neza muri Rwanda Premier League, akaba ari umunyaliberi ukinira ikipe ya El Hilal, ariko bijyanye n'uko El Hilal yajyaga ikinisha abakinnyi batandukanye igenda ihindaguranya, ntago abantu babonye Emmanuel Flomo yashoboraga no gutsinda ibitego byinshi. Ariko ni umukinnyi navuga ngo El Hilal nayo umuntu yakwitega muri Sekafa Kagame Cup bitewe n'ubushobozi bwe n'ubushongore n'ubukaka bwe, ku buryo nawe umuntu yavuga ngo ese uyu musore cyangwa se uyu mukinnyi ukuze ku myaka ye araza kuba kwigaragaza ate muri Sekafa Kagame Cup. Yitwa Kratos Chota, yitwa Emmanuel Flomo, ni ku mwanya wa kane akina ikipe ya El Hilal. Akurikiye nyine
Kratos Chota Chama wo ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatanu mu nyemerere mashyire Elvis Rupia. Elvis Rupia ni rutahizamu ukomeye w'ikipe ya Singida, nawe mu by'ukuri umuntu atarenze ingoye, ni umunyakenya, ariko nawe ni umukinnyi ukomeye wihuta uzi gutsinda ibitego. Abareyo nawe baramuzi haba muri Singida no muri Kenya Polisi, bigeze kugira gute, bigeze kumubona. Uyu nawe rero nkamushyira ku mwanya wa gatanu nk'umukinnyi witezweho byinshi, kureba koko niba hari icyo azakora muri Sekafa Kagame Cup. Ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatandatu haza umugabo witwa Paul Okoti wo muri Gor Mahia, nawe ni umukinnyi ikipe ya Gor Mahia yaguze, watsinze ibitego byinshi muri Kenya, nubwo atagaragaye ku mukino wa Rayon Sport ngo agaragaze ubushobozi bwe, dore ko ikipe ya Gor Mahia twavuga ko itari ifite imyitozo ihagije, ariko nawe ni umukinnyi umuntu yavuga wo kwitega muri Sekafa Kagame Cup igiye kubera i Kigali. Umuntu yamunaga ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa karindwi, ubwo ni gukora top 10, harazaho igikinnyi gikomeye cyane, gikomeye cy'ikigabo cy'igihanyazwa. Ku mwanya wa karindwi ndahashyira igikinnyi cyitwa Kamini Junior. Kamini Junior ni iki kinnyi Rayon Sport yaguze, kigaragajeho gakeya bagishyizemo ku minota mikeya, bakina na kipe ya Gor Mahia, gikubita pasi witwa Ndikumana Fabio. Abari baje kuri Stade Amahoro barakanga, nanjye kuri Stade Amahoro, abari baje kuri Kigali Press Stadium barakangarana, baravuga bati uyu mukinnyi na kandare. Nje mukize ku mwanya wa karindwi mu bakinnyi 10 bo kwitega muri Sekafa Kagame Cup igiye kuza. Buriya nyewe ni munyumva mba nerekeza kubara ibitego byo ni mumbarire yewe mu bindi. Umwanya wa karindwi. Ku mwanya wa 8 ndahanaga witwa Jibril Sheikh Watara. Uyu ni top scorer wa Rwanda Premier League, yatsinze ibitego 18. Sekafa y'umwaka ushize yabereye muri Tanzania, yagize ikibazo gikomeye cyane, yari yatangiye neza bakina n'ikipe yitwa Bumamuru, ararwara ntiyayisoza, ndetse na Rwanda Premier League ntiyayitangira, ariko aje muri Rwanda Premier League aratwiyereka, yerekana ko ari umukinnyi w'akaga, arohamo ibitego 18. Ndamunaga ku mwanya wa 8 rero mu bakinnyi 10 bo kwitega muri Sekafa Kagame Cup. Undi mukinnyi ni umukinnyi wa Rayon Sport witwa Atiso Kojo. Uyu Atiso Antonio Kojo ndamushyira ku mwanya wa 9, bitewe n'iki? Bitewe nuko ari umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona yakinagamo ya Togo, ndetse ya Benin, mubabarire, yakinaga muri Benin, ahubwo no umunyatogo, yatsinze ibitego 17 16. Uyu mukinnyi rero kuva yagira mu Rwanda, buri mukinnyi no wose bakinnye Rayon Sport ikinnye, Gor Mahia, Jamus, ndetse na U20 yabo yavunderezagamo. Niwe yaravunderezagamo rero, no muri Sekafa turamwiteze ko avunderezamo. Uyu ni umukinnyi wande wa Rayon Sport, Antonio Atiso Kojo. Turamwiteze cyane, ariko miminiramo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Umukinnyi uza ku mwanya wa 10 ari nawe wa nyuma ni Victor Mbawoma. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Tusker, akaba yaranyuze mu ikipe ya APR, muramwibuka, ni umunyanigeria, ageze hirya iwabo muri Nigeria avuye muri APR, nabwo yavuye yarohetsemo ibitego 14. Uwo rero akaguru gashyira mu nshundura, nje ndumva kagihari mwa abantu muri Tusker rero, dore ko iziri kumwe mu Rayon Sport. Uyu Victor Mbawoma munaze ku mwanya wa 10 mu bakinnyi 10 bo kwitega muri Sekafa Kagame Cup igiye gutangira hano mu Rwanda. Ese hari uwo naba nashyizemo adakwiriye kujyamo? Ntacyo umwitezeho? Ese hari uwo naba nibagiwe ukamugira uwa 11 cyangwa se uwa 12, cyangwa se ukavuga uti uyu ntacyo mwitezeho, nimushaka mu mwihorere, nushaka ntumushyiremo bigurya na gutya? Umbwire niba hari aho nibeshye. Wowe umwanya n'uwawe, urubuga n'urwawe, tanga igitekerezo. Goreti nibagiwe nde? Hategekimana Jean Bosco, hari umbwira nibagiwe? N'abandi mukunda gutanga ibitekerezo kuri urubuga, mbahaye rugari, namwe nimumbwire mukurikije, cyangwa se utondeke 10 bawe uiteze muri Sekafa Kagame Cup igiye gutangira kuri uyu wa 5. Mbibutsa ko ikipe ya Vipers itangira na Garde Republicaine, hanyuma ikipe ya APR ikakina n'ikipe ya Gor Mahia. Itwiyereka bwa mbere abo navuze ngo niba ari abazamu n'abakinnyi bo hagati,
nabo bategetse kutwiyereka ariko ibicumi nibo banjye 10 bawe nabaye bye bye ciao murakoze